Kwiyemeza kureka kunywa inzoga zisembuye ni kimwe mu bintu bikomerera abantu benshi, cyane cyane iyo umuntu yahindutse imbata y'ibisindisha. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu afata icyemezo cyo kureka inzoga, cyaba igishingiye ku iyobokamana cyangwa ku mpamvu z'ubuzima. Ariko hari n'igihe bishobora guterwa n'ibihe umuntu arimo, nko gufungwa noneho akabuzwa uburenganzira bwo gusoma ku gasembuye. Tutitaye ku mpamvu zishobora gutuma uva ku nzoga, turagira ngo turebeye hamwe ibiribwa ushobora kwifashisha kugira ngo uhangane n'ingaruka zishobora gukurikiraho. Iki kiganiro gishingiye ku byo twasomye mu binyamakuru bitandukanye. Nawe ushobora kugerageza ibi biribwa niba ushaka gutangira urugendo rwo kuzireka. Abahanga mu birebana n'akamaro k'amafunguro mu mubiri bavuga ko hari ibiribwa bitandukanye bishobora gufasha umuntu urimo kugerageza kureka inzoga zisembuye ari mu rugo, umubiri we ukongera ugasubira ku murongo. Nubwo igisubizo rusange kuri iki kibazo ari ukugerageza ukabona indyo yuzuye mu buryo bushoboka, ukirinda umunyu, isukari n'ibyo kurya bifite ibinure byinshi, burya hari ibindi bintu byinshi bibera mu mubiri wawe igihe urimo kugerageza kureka inzoga. Hariyo mpamvu hari ibiribwa byihariye bishobora kukorohereza muri urwo rugamba. Nshuti bakunzi ba Piva TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi, twibutsa abatarakora subscribe kuyikora mukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro duteguye bijye bihita bibageraho. Mbere yuko turebera hamwe ibiribwa 11 bigufasha, banza umenye ko iyo uri mu rugamba rwo kureka inzoga, ubwonko bwawe nabwo ntibuba bworohewe, cyane cyane igihe umubiri wawe wamaze kuganzwa n'ibisindisha. Reka tubanze turebere hamwe uburyo wakoresha kugira ngo utangire urugendo rwo kuzireka. Icyemezo cyo kureka inzoga kiragorana mu minsi ya mbere, gusa uko ugenda umenyera urushaho kubona inyungu bikuzanira ku giti cyawe n'igihugu muri rusange. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko buri mwaka abantu basaga 500 baburira ubuzima mu mpanuka zo mu muhanda, naho abarenga 3000 bagakomereka bikomeye. Ntibahagarariraho kuko ingaruka zigera no ku bigo by'ubwishingizi bitanga nibura miliyari 20 nk'impozamarira. Umuvugizi wa polisi kandi yavuze ko inyinshi muri izo mpanuka zituruka ku businzi n'abatwara imodoka banyoye, ndetse anongeraho ko hari umwaka wafashwemo abagera ku 179 batwaye imodoka basinze. Kuri ubu babanza gufungwa iminsi 5, bagirwa inama bagacibwa n'amande. Uretse ingaruka zigira ku mutekano w'igihugu, inzoga zitera n'indwara zirimo iz'umwijima ndetse n'izindi ndwara zifata imyakura nk'isusumira. Iyo umuntu amaze igihe kirekire anywa inzoga nyinshi, ashobora no kurwara kanseri, diabete hamwe n'izindi ndwara harimo iz'umutima n'iz'igifu. Ibi byago byose biterwa no kunywa inzoga, biza byiyongera kuri andi mafuti inzoga zikoresha, nk'urugomo, gutakaza umwanya, gusesagura amafaranga n'amakimbirane mu muryango. Izi mpamvu ushobora kuba nawe ubona ko zihagije ngo uhagarike kunywa inzoga, ariko ukabura imbaraga zibigushoboza, kuko utabona ishusho y'ubuzima uzabaho igihe uzaba waziretse, cyangwa ukabona ryaba ari iherezo ry'umubano ugirana n'inshuti zawe. Amahoro y'umubiri n'umutima, gukora akazi neza, ubukire, gukoresha umwanya wawe neza, ubuzima bwiza, gutekereza ibi nk'inyungu ushobora kugira igihe uzaba waretse inzoga, nibyo byonyine byagufasha kuzireka. Icya mbere, ushobora kubwira inshuti zawe n'umuryango icyemezo cyawe. Wigerageza guhisha inshuti zawe ko wafashe icyemezo cyo kureka inzoga kugira ngo zitaguseka, ahubwo ubabwire n'impamvu. Ibi bizagufasha kuguma mu murongo wiyemeje, nibatanagutera akanyabugabo bazirinda kuziguha kuko bazi icyo wiyemeje. Irinde kujya ahantu hashobora gutuma uzinywa. Ni byiza ko nyuma y'igihe gito ufashe umwanya wo kureka inzoga, ugomba kwirinda kujya mu kabari, mu bitaramo. Uyu mwanya wakoreshaga ujya aha ukawusimbuza ibindi, nko kureba filime, gukora siporo, gusoma ibitabo, gusenga n'ibindi. Irinde abo mwahuzwaga n'inzoga. Mu minsi ya mbere ufashe icyemezo cyo kureka inzoga biragorana cyane, kuko unyuzamo ukazikumbura.
Kugira ngo utongera kuzisubiraho rero ni byiza ko ufata igihe cyo kujya kure y'inshuti zawe mwazisangiraga kugira ngo utazashiduka nawe wongeye kuzinywa. Iyo umaze kuba imbata y'inzoga, ubwonko buba bwaramaze kuzimenyera ku buryo iyo utangiye kuzireka nabwo buhita bwumva ko hari ikintu kitagenda neza, bugatangira gutegeka umubiri gushaka ibizisimbura. Ni kwa kundi umuntu atangira kumva ashatse inzoga, yakwibuka ko yiyemeje kuzireka, umubiri ukamutegeka gushaka ibindi byazisimbura ngo yumve abaye neza, nk'uko yajyaga yibwira igihe yasomye ku gahiye. Aho ibintu bibera imbogamizi ni uko ibyo ufata ugira ngo bisimbure inzoga bishobora gutuma ahubwo ushaka kongera kuzisubiraho, bikaba byateza ikibazo kitoroshye ku bantu bamaze kuzireka kubera impamvu zitandukanye. Nubwo nta bisindisha byaba bikiri mu mubiri wawe, kumva ushatse inzoga bishobora gukomeza kukubaho kubera ibyo bibazo biba birimo kubera mu mubiri. Iyo umuntu yaretse inzoga cyangwa ari mu rugendo rwo kuzireka, ibyo ari byo byose umubiri we uhura n'ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, kumva ushatse ibinyobwa birimo isukari cyangwa ikawa, gushaka guhekenya cyangwa kunyunguta ibinyesukari nka bombo n'ibindi, cyane cyane nimugoroba cyangwa nijoro, kubura ibyishimo cyangwa kwiheba, gushikagurika kwa hato na hato no kubura ibitotsi. Niba rero waramaze kureka inzoga cyangwa ukirimo kubigerageza, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugufata amafunguro akungahaye ku ntungamubiri, ukirinda gufata ibiribwa byahinduriwe mu nganda. Ibiribwa bifasha umuntu ushaka kureka cyangwa wamaze kureka inzoga. Ikiribwa cya mbere ni inkeri. Inkeri kimwe n'izindi mbuto zose ziri mu bwoko bumwe zifasha umubiri kubona isukari y'umwimerere, ifasha umuntu kudakomeza gushaka ibintu byongewemo isukari yo mu nganda. Inkeri kandi zikungahaye no ku zindi vitamini n'imyunyungugu ikenewe mu mubiri. Ikiribwa cya kabiri ni ibinyampeke. Ibi ni ibiribwa bikize mu ntungamubiri zizwi nka fibre, zituma bitinda mu rwungano ngogozi kandi bigatinda kurekura isukari, bityo umuntu ntasonze vuba ngo abe yashaka kurya bya hato na hato. Ibiribwa by'ibinyampeke birimo umuceri utaranyuzwe mu nganda, ibikomoka ku ngano zitanyuze mu nganda, harimo umugati na biswi, ibigori cyangwa n'injugu. Ikiribwa cya gatatu ni imboga rwatsi. Izi mboga rwatsi ziri mu biribwa by'ingenzi cyane ushobora gufata igihe icyo ari cyo cyose. Ariyo mpamvu nazo ziza mu by'ibanze bifasha umuntu urimo kuva ku nzoga, by'umwihariko kubera ko zikungahaye kuri vitamini B. Ikiribwa cya kane ni urusenda. Urusenda rufasha umuntu kutongera kurarikira inzoga cyangwa ibyo yumva bishobora kuzisimbura mu mubiri we ngo agire amahoro. Urusenda kandi rutera umuntu kumva ashaka amafunguro, bikaba ari ingenzi cyane igihe umuntu waretse inzoga yumva afite iseseme ituma atabasha kurya. Ikiribwa cya gatanu ni amafi afite ibinure. Amafi afite ibinure arimo vitamini D, ni intungamubiri yangizwa no kunywa inzoga zisindisha, kandi iyi vitamini iboneka cyane mu biribwa bifite ibinure bitangiza umubiri, bikagira uruhare mu gufasha umuntu kutagira amerwe ibiribwa biba byaraciye mu nganda, bityo bikanamurinda ingaruka ziterwa no kurya ibinure byinshi bitari byiza. Ikiribwa cya gatanu turahasanga amafi yo mu bwoko bwa salmon, niyo ahanini akize kuri vitamini D n'ibinure bitangiza umubiri byo mu bwoko bwa omega 3. Hejuru y'ibyo kandi ayo mafi akungahaye no kuri proteine ifasha umubiri kongera kwiyubaka kandi ukumva uguwe neza nyuma yo gufata iyi funguro. Ikiribwa cya karindwi ni imbuto z'ibihwagari. Kubera ko ibisindisha biri mu bya mbere bigabanya imisemburo ya dopamine mu mubiri, bigatuma umuntu ahora yumva ashaka inzoga, kurya imbuto z'ibihwagari ku bwinshi ni imwe mu nzira nziza zo kurwanya icyaka cyabaye icyorezo. Ni kimwe n'imbuto za watermelon n'iza paprika kuko zikungahaye ku byubaka umubiri bizwi nka fibre kandi zikagira isukari nke cyane. Ikiribwa cya munani ni amafunguro akize kuri zinc. Muri aya mafunguro haragarukamo ibiribwa bikomoka ku binyampeke bitaciye mu nganda, ingano n'umuceri. Hakabamo kandi n'imbuto nka avoka, inkeri z'umukara, iz'ubururu. Ibi byose bikaba bikungahaye ku ntungamubiri ya fibre
ituma umuntu agerwaho n'ingaruka zo kureka inzoga cyangwa gusonza bya hato na hato akaba yasubira ku byo yaretse. Ikiribwa cya 8 ni imineke. Imineke kimwe n'imbuto z'ibihwagari nayo ifasha kuzamura imisemburo ya dopamine no kurwanya kumva umuntu ashaka gusubira ku cyo yaretse. Imineke ikize ku myunyu ya potassium ifite akamaro kanini mu buzima bw'umutima n'imikorere yawo, kandi mwibuke ko kunywa inzoga zisembuye igihe kirekire byangiza umutima. Ikiribwa cya 10 ni umugati w'ingano. Umugati w'ingano zitavangiye ntukize gusa ku ntungamubiri za fibre kimwe n'ibinyampeke ubwabyo, ahubwo wuzuyemo n'imyunyu ya magnesium kandi ukabuzwiho guhaza byihuse. Bityo rero gusimbuza umugati w'umweru w'ingano zonyine byongera intungamubiri za fibre kandi bikakurinda kwifuza inzoga kurusha uko umugati w'umweru ugenza. Ikiribwa cya 11 ni amafunguro akize ku myunyu ya fer, iron. Imyunyu ya fer niyo ifasha gutembereza umwuka mwiza, oxygene mu mubiri, kandi inzoga zisindisha zikaba zangiza iyo myunyu. Niyo mpamvu igihe iyo imyunyu ibaye mike mu mubiri umwuka wa oxygene uba utakibasha kugera mu bice byose uko bikwiye. Amafunguro akungahaye kuri iyo myunyu, nyama y'inkoko, tofu, ibishyimbo na lentille. Niba warabashije kureka inzoga zisembuye cyangwa ukiri muri urwo rugamba rutoroshye, gerageza urebe ko wabasha kujya ubona aya mafunguro yose uko ari 11 kenshi gashoboka kugira ngo ubuzima bwawe burangwe no kuzira umuze. Hari igitekerezo mushaka kutugezaho, mwaduhamagara kuri telefone igendanwa 079 08 58 217. Niba ukunze iki kiganiro, mukore share, like, comment na subscribe. Ibyiza biri imbere.